ntukibe ngo wumve ko byose birangiye, nitubura rimwe wumve ko dupfuye, nihavuga ikindi kibazo wumve ko birangiye. Oya, ujye ugira ibyiringiro, kandi nizera ko nashidikanya ubu buzima tubayemo Imana ibuzi kandi natwe iratuzi kandi ntabwo itwanga. Se musaza ubu ntizarangira koko? Maze iminsi rero nazi ibyawe kabisa. Byanjye? Bize bite? Maze iminsi usohoka nijoro byagenze ute? Sister, sohoka nijoro nta nose gusohoka nijoro ni ikibazo? Nyagasani ndabikora. Mwereke imbaraga zarukurusha. Ibyo mbwiye ndabikurikiza. Naguhaye imbaraga. Yego Nyagasani. Ni ukuri Nyagasani. Unyura mu bikute. Yego Nyagasani. Ni wowe Nyagasani. Nijoro witeguye uragenda. Izina rya Yesu, izina rya Yesu, izina rya Yesu. Aricyo cyakineye hano, aricyo cyakineye hano. Byuka, byuka ariko aricyo cyakineye hano. Ese ibintu urwanaga nabyo nabyumvaga. Ese ntamenya ari ibiki. Mfasha gusenga, mfasha gusenga kandi dusenga n'imbaraga. Dutsinde umubi, umubi yatugendereye ahangaha. Mu izina rya Yesu. Mana nziza, Mana ikomeye, tugiye imbere yawe, tugiye imbere y'ubwiza bwawe. Turakwingiza mwami, uduhe imbaraga zo gutsinda umubi mu izina rya Yesu. Duhamagara imbaraga zawe, duhamagara kunesha kwawe. Uduhe imbaraga tumutsinde mu izina rya Yesu. Niko. Umuji wanjye kuko umuranshaka. Nanjye ntumbuye mu rugo ngo aradukeneye turi baga. Sinzi ikintu adushakira. Nase adushakira. Twizi se. Byambwiye kugira ngo duhure kwa James. Kwa James se. Natubwire wanjye. Ariko Alex nawe James kuki murimo kumbabaza? Kuki kera mwanyumvaga ubu ngubu mukaba mutangiye kwanga kunyumva munyihomora? Habaye iki? Akwagaye neza utabonye. Jande. Umutangiye kudabagira. Akakanya muba mwibagiwe. Okay. Nyine okay. Bakakanya muba mwibagiwe ko? Nyine Alex umuzanya nkaho umubwire nyine. Ese kumba ndeba muba murimo kunyishisha nkaho tutakuranye no tutasangiye ibintu byose. Ibyo birangiye. Njye nari mfite umunsi wawe wo kuruhuka n'ibintu amataho. Mutumye mbona nawe ko nta gahunda nari mfite nawe. So mumbwire rero ikintu mushake. Murabize mu inshuti zanjye nubwo mwakize. Ngiye ngasigara mu bukene. Hari ikintu nashaka kubabwira. Kandi icyo kintu ngewe cyane y'ubwoba. Ijoro ryakeye nari ndi kumwe na mushiki wanjye Kenny. Turyamye muri ka kageto kacu, murabizi nta cyumba kagira, nta gashamburete. Turyamye ngiye kumva mbona uruntu rwambaye ibintu by'ibigofero n'ibiki, kiraje kirashaka kunyiga. Cyasaga gute? Mwazaye mwumva. Akubwiye ko uruntu rwambaye ibintu by'ibimasika ntabasha kubona isura yayo mu maso. Noneho mageze numva ibintu birimo biraniga mu ntuza biranigagura. Ko wowe pesa ufite ingufu kutakiye kwanyije. Nuri karani. So umukarani ku gitiyo. Ni gutawe ingufu zo kukinisha. Mujye Niba ubasha igitego kuva saa 10 ngiye kujya saa 10. Ni gute icyo cyako kantu gomeze gutyo ni. Kowe ni imitwe yawe. Cyangwa sha ni inzozi. Ikigaragara mwarahindutse. Yawe rwose. Umutipe sigarota. Nese ubu ngiye nyobeye gutandukanya inzozi n'ibintu ngiye mba niboneye live n'amaso yanjye ubu ngubu. Ni umunaroti, hari umuntu aroti birakagira ngo. Okay, none kamwaza. Mushiki wawe yakibonye. Njye wakibonye ngiye ntacyo yabonye. Na namukanga ntiyabyumva. Ni inzozi. None ubu musigaye mungira injiji kuko mwangije injiji. Nagaro kugira injiji wabe. Twakize gusa nkaho iki kintu nta gihamye bifiti.
Ese ntuzi icyo kintu ngo ni iki? Ntuzi ngo ni umuntu, ntuzi ngo ni igisimba, ntuzi ngo ni imbwa. Usigaye urota none se ibyo ni byo bamuje kumbwira ngo none se okay waje kukimbwira ngo urakimbwira ngo ufashe iki Sikuna ntumbuye ngo ibyari by'ibyo bintu twese ibyari byo kubera njyewe ni ibidayimoni Alex mukuye kazi noneho unzanye iwanjye ngo ni ibi bintu bisize ngo tumusobanurire ahubwo njye no kubakeka cyane Alex nawe James ndakubona njye ntangiye kubakeka cyane ngiye kubakeka ndatekereza kuba nakora ibintu bibi oya ntabwo twari ko turi inshuti none se njye nibe mu mafaranga yanjye ndaryoshye wowe ntabwo ushaka ibyo kuri ubutindi mundekere ubutindi bwanjye ndabuzi mburimo ubutindi bwanjye ndabufite ariko nzanabuvamo nyine mbwira mwebwe ubukire bwanyu mubugumane ariko bitabaye ibyo biriya bintu mwatangiye kuza munyohereza bitabaye ibyo ngibyo nzashyira mu banga dufitanye hanze ariko umutekano ashaka gupfa oya ndababwiza ukuri wowe nta muruburana nawe muri twembi urumva wowe nakubwiye ijambo rimwe ko umunsi uzacikwa cyangwa se ukarota ryarenze umuntu uzumve kuri mumva oya tuzara kuri sister ugiye nta kindi tuzica mushiki wawe nta kindi wowe hasaga ariko Alex nawe James murabizi neza amabanga dufitanye murayazi cyangwa ntabwo muyazi murayazi cyangwa ntabwo muyazi okay ndakwirukanye ngiye nibiba ngombwa niba ngombwa mukongera kunteza cya kintu nuse amabanga dufitanye ndayashyira hanze genda ukora ibyo ushaka ndahita mbwira umugore wawe ko utazabyara none se bite ngende kamugaye mubwira ibintu byakubaye bite mubwira n'abantu mwagiye mu mwaka ukeneye ko ari twebwe twari gutera biriya bintu usekera kose ko bitambagaho bikabitangiye kumbaho ubu ngubu ngo twe turabakira mugende mu bitekerezo neza aya ni amahirwe mbahaye nta mahirwe wo duha wasanga nawe umurimo imeze nabi umunsi ryarenze ururimi rwawe umenye kuri mumva nta bindi ngaho genda beta mureke mbabwiye mureke mbabwiye genda none se sister kiriya gishopu twagiye mani yanjye mbega hano hari imyenda ubonye biriya bifaranga wishyuriye maze turani dukeya cyakubitayo nishyuye ngiye nagiye kugura ariko noneho tuzikaye nambara hano zishiri wanjye filime umva twagiye turashopinga twarishyuye turanaga n'udufaranga kangiye numvise bindeze ya mafaranga mama abonye nyishyura noneho we yahita yavuga ati mwe mwarasaze yakubereye nyine iriya ahantu ukagera ariko n'undi wambaraga neza shira se niyo yarakwitaye shira wanjye nyine nagiye narageragezaga ariko buraga nyine twabaga duciriye tuzi ko iyo pano nayikoze 3,000 none maze akakonyine kaguze 10 ibaza reba kaguze 6 nkazwe yanga Kigali ni Kigali ntabwo ari ahantu kabisa nibajyanye mu ijoro ritangiye se mu gitondo aho waraye ukuntu hambese numvaga ikiburyo buzenguruka none se ngubu muzanyishyurira n'ishuri kandi nawe ari buce akabazo uko bimeze none se ko bino bisuko ngiye byambaye ego ko nabyo namubwiye kuri bujye muri saa tubone nanjye se ko nsigaye bazongera binkorere neza oya ni ukubikora ugashyiraho ibindi none se nyine urabona ko turyoshye erega muri umwanjye ntacyo ntabikorera umugabo ariko ahora azatinze umva aba ari kumwe n'abakire benshi bafite bizinesi nyinshi cyane baba bari kumwe se buriya n'iki kizu ni icyanyu cyose cyangwa muragikodesha igisa gusa hari n'izindi maze ahubwo nandi bamubwira ko hano hamaze gusa nabi nawe hasa neza se bihagije gutya se harasa nabi njye rero kano gakanzu nubwo nagakunze njye nakunze kakandi karimo uturongo twa pinki kariya gakanzu ni kiza nzajya mu cyaro nambaye none mama nambona uzabwire umugabo akodesha ikimodoka kinini tugende turi mu kimodoka turi batatu nabaye bakire kandi mwavuze ko muzadusura mwana wabaye bakire cyane rwose shira gise ko ntacyo atakora erega ubu turakundana ntacyo nyine ngari kagende njye muri douche urumva sigaye ngana buri munsi nako ni buri kanya nuko amazi ashyushye niyo mpamvu bikonje ntiwabikaraba nyine ngiye gukaraba ngiye kutajya hararuguru nyine kuzana filime tube tureba kagaseke nta kibazo nyine warakuze ntabwo mba numva ko hari ubundi mba numva nkiri kurota ko ndi i Kigali yego
n'uriyakira byumva rwose utazinjye simba ashaka no kurota ko turi hahandi hamwe wasuraga cyagiye simba ntashaka Imana isubiriza igihe ni ukuri Imana niyo nkuru tu ibintu biye nta kitakora nanjye Imana izafashe nshaka umugabo w'umukire nk'uwo ku buryo nyine nanjye nzajya mbana byose bitagwa n'Imana iyo mbonye ko nagukunda urumva ngize ishyari ryiza cyazamutwara oya haramutwara nyine genda ejo tuzavugana ugomba kujya kureba ishuri rwose ntacyo reka njye kuzana filime nyine urumva tube tureba mu kanya wibuka ahantu twari tugeze ntakibazo ari iby'ubuturage nzi ko uryamye sheri ndyama nzi ko ndusanga waryamye oya iyi kaye hari nanditsemo ndimo ndabisoma ndebe ukuntu bizinesi yakomeza hari ibintu bishaka kuva hanze nyine ndi gusomamo hano natumiza wamfasha se ugasoma wapi ndo mufite stress ubu sheri nose nugira stress nanjye nkagira izindi biragenda biti uburerega ni nawe uzintera njyewe utangiye kunshinja rwose wapi unshinja stress yerega ibintu byose nkubwira uranyihora ukanca amazi ntusubize ugatuma seba mu bandi usaba mu bandi seba mu bandi cyane nayo ndi kumwe n'inshuti zanjye ahandi ba mama b'abashuti banjye nyine turi mu rwego rumwe uzi ukuntu mvuye nsebye uzi ukuntu bahamagara umwana mu cyumba azana amazi azana iki ariko ngewe baje hano kunsura ni njye uba uzana amazi ni njye uba uzana ibintu byose ni njye ubikora uzi utwana bafite ukuntu ari na twiza sinakubujije kuki ujya muri abo bagore ese nzajya nirirwa hano ntubuhari nzajya nirirwa hano ndare hano ibintu byose ari hano nuko wabonye abo bana n'urugira ishyari wafushye nawe ubabonye si ubundi ahantu ugenda nta bana bahaba ngo urebe ariko sheri koko kuba dufite ibintu bimeze gutya nakubwira ikintu ukanyihorera kubundi imbere wanyifashaga ngo nuko ngo turi abakeneye ngo tutabasha kwambara no kurya ngo ntabwo twakwambika umwana oya sheri reka nguze ukuri njye nari nzi ko wenda nimbura ku mafaranga nazagira stress za business nzakora urumva ariko izi business zizarangira uramba niwe mpamagara Alex kuko Alex turakora cyane ndimo ndaseba pe hari n'undi mu mama ufite anive undi tuzajyayo ubusuko ko ntabwo nabura kujya ntabwo wambuze kuko n'abashuti banjye usenge ngize ikirori ntabwo baza sheri ndagukunda mwemera gukora buri kimwe akandi ife ntabishaka nese nzareka kujyayo kuko ugiye urarakara nese nzajya munga abandi nzajya munga icyo ugiyeyo uzumbwira ibintu ngo wabonye abana wabonye ngo baseka bazana ibikombe n'ibiki n'ibisani ntazi ibyo ntabwo oya ngewe umbwiye gutyo twari dufite igihe cyacu twateganyije barabyaye ese igihe kizagera ryari igihe kizagera ryari sheri oya stress reka zirangira sinakwemereye ko zigiye kurangira sabe mufata konje sheri utangiye ibiki koko sheri ko nese ubundi umwana bisaba konje kuvuyeyo ngiye nakuri kujya mu bagore abo bagore batagira inama nese nzajya ngera n'abagabo ko ngendera n'abagabo nanone ukavuga nabi nzajya ngendera n'abagabo gusa biraruta oya nako ntukabajyemo dore utangiye no cyakora akambwiye kurakara nabi reka nkaseka kuko birashekeje umenya ahantu ugenda nta n'abana bahaba ngo urebe rero rwose kanjya no kwiyambarira kanjya guhindura n'ubundi niyo nabikubwira ntacyo waba sister yagiye gusa yagiye
Allo? Sister bite? Nese ubu wagiye ko ndeba hano wafunze ukabona urufunguzo ruriye. Ngaho uje nyumvira none se ugagakungu ubu utangiye kujyamo aka kanya ubavuga kungu ni agakinyabaki n'inyabaki. Fatanye kuri ubwo ntabwo wagiye mu gakungu k'abasore ubwo ngubwo. Ejo bundi uraje utangire umubwire ngo baguteye inda uzane ibibazo aho ngaho gusa. Nese ubu ndirwana inyuma y'urugi. Ndirwana inyuma y'urugi. Abo navuze ibibazo turimo ntabwo ushaka ko tubikora ntabwo ushaka ko izi kondisiyo turimo tuzivamo tukajya mu bindi. Njye zamusiga ku rugo murabizi uhite wigendera. Oya nabi inshuti zawe nese kuki wongeye uba wagiye njyewe utambwiye ni ukubera iki? Ntabwo kuba uri Yesu undi ndaguma ahangaha. Urabizi akazi mfite urakazi nta kintu na kimwe nigeze ngwisha ntacyo nagukinze ibintu byose niba mbe mbikorera mana yanjye nawe none usize ibintu utangiye kunkorera. Inshuti zawe wowe ukwiye kwicara ugatuza tugatekereza ikintu twakora nazajya nza ukangira inama y'ikintu ugomba gukora amafaranga afite ukamubwira ikintu tugomba kuyakoresha none wowe wirirwa wigendera uko wiboneye. Ibyo utangiye kumbabaza ubu utangiye kumbabaza kandi ujye wibigusezerano wasigiwe. Oya rwose ibyo ngibyo rwose oya rwose ibyo ndabirangiye bimaze kuba ubugira kabiri mwese ubwo ngubwo yajyana n'ubu mbigenze gute. Rwose njye urimo urambabaza rwose urimo urambabaza pe urimo urambabaza. Sawa ubwo ndagutegereje nta kibazo sawa. Mundira nguyu ejo bundi akenzanira abantu batateguye ubu ngubu n'ubu gusa ubu ngubu gusa n'undi ajya he nicara aha ngaha. Sasa muzangura na laptop. Sheri Oui. jya unywa amazi. Yes. Reka rero wicare. Shino uzi ko amazi ari isoko ubuzima. Sheri nta ntukanywe amazi menshi. Utese. Reka igihe cy'amazi se Wapi. Sheri usanze ndimo kubwira umuhanzi ibyo kuzatangira kwiga nyine. Arimo arambwira ibyo arimo kubura. Jere kubura. Ibyo tugomba kugura ibindi ari bimwe na bimwe afite. Arabura iki? Nari ndimubwira ko nta bag mfite. Amakaye 3 ya registre. Nabonye no kuri babyeyi handitseho yuko nyine tugomba kujyana na rame de papier. Rame de papier. Nyine muzangura na laptop. Laptop. Okay, Joy. Turaza kubigura. Ubyukuri nabiganira na madamu. Wumve ko uri umwana mu rugo nyine. Ubuzima bumeze neza, madamu ameze neza. Taza kumpa amafaranga mujye kubigura. Sibyo? Murakoze cyane. Ariko laptop yo uzayigura nyuma y'iminsi 2. Nashyize njye nta nubwo nzi kugura laptop kandi bashobora kumanyika. Oya, ubu madamu wanjye nyine imeze neza. We ni umusirimu, sibyo? Tuzajyana. Ya muzajyana. Nawe ubundi wumve ko feel free. Aha ni mu rugo. None umugisha. Sibyo? Aha ni mu rugo neme kuza kwa buri kimwe cyose. Sibyo? Icyo ushaka cyose nzakikugurira. Kuko ubu umeze umwana wanjye. Umve ko umwana wanjye nta kibazo. So, rero umve ko niba muhaganira ku bikoresho ku mugoroba by'ibanze muri bugure nyine. None byo mwaguze hari ibindi mwibongereho. Harya ngo ni bag amakaye bayiguze?
oya rero turaza kuyagura nimugoroba baramerekeza niko yari yambwiye uniform zitwaze kuko ugomba kurangiza amashuri yawe yisumbuye inaha hanyuma na kaminuza ukazayikomeza kandi byose ukabikomeza i Kigali nkagushakira kaminuza nziza mu Rwanda yigisha neza mbaye nshimye sibyo nawe rwose ni safa reka njye kureba ko ibiryo byahiye bidashirira gira vuba shiri kumubera cyane ako nawe urumubera shiwati kunezerewe cyane iki ndishimye ko tugiye gufasha karumuna kanjye oya murazika tuzamurera sibyo umva ko nyine uriya ari mu nshingano zanjye nawe yagomba kumva umwana wacu sibyo kandi tukamura neza be happy ngwe ku mazi oya sheri nanjye kanye ko kujya byahiye ntabwo nanywa amazi so nari bitegura mufashe kandi nywera amazi inywera amazi njye ntabwo nayanywa tuburanyeho sha sister nakakaze nyine kugeza ngo tuganire maze igihe nta majoro nsanga waryamye ndabibona gusa nyine turi akazi ababona nawe simba ndeba n'ubu ndabyutse ariko happy ndabibona mba nambaraga ariko nta kundi tugomba gukora ahubwo nyine ikiganiro nshaka kugusaba ushaka kubigendera ushaka nyine ko dutembera turi kumwe kabisa ndabikumbuye sha nanjye ndabikumbuye kubera ko numva mu mutwe umaze kuremera kubera stress nyuma nawe nshaka kuruhuka neza bashaka kubitegura wenda nkagushakira weekend tukajya gutembera kabisa sibyo gushaka se tuzajya ku mazi hagana Gisenyi kabisa ndabikumbuye nanjye numvaga rero ndi gutekereza gusa ntugire ikibazo ndi kubipanga ubwo nyine akantu nashaka kugusaba nshaka amafaranga y'iki ko mbona ibisuko n'ibizima sitire ko mbona uri nazo ufite ikihe kibazo nshaka kugura imyenda n'inkweto tuzajyana ku mazi tuzajyana ku mazi kanaho sister nawe gusa ibyo ufite birashaje ariko nyine umuntu agomba kwambara ibindi ndaza kubitekereza ntari ibindi mbona ndaza bakubwira sibyo ugira ikibazo ntubizi se njye narahiye ko nzakubera ahantu hose kandi nzatuma uhora ku mucyo tukabeza merci ngomba kukubera bro mwiza sibyo uzagira ikibazo mpari rero ikindi kibazo ufite se ikibazo kirahari ubwo kinakomeye rwose ubizi nyine uribuka nyine tugikenya nyine ibuka nyine ko nakubajije nyine cyo gushaka barambwira ati ntidukira none twarakiza nyine kimubwira rwose nshaka fiyanse umubwire rero sibyo ikise kandi nakubwiye ngo ikize ko ntidukira kandi twarakiza ubuzima twabuvuyemo narahindura ubuzima icyumweru kimwe tuvuga kurongora kuki kurongora ubishyira imbere sister rero birakenewe ntusi ubundi umugore wanjye uramushakira iki urabona ndakuze aho ya rwose ndakuze se nteganya kubora ndakuze nteganya kubiki oya imyanda niyo uvuga ati yaboze nyine bagiye kwijugunya nanjye no gufata ntusi ufite icyo kibazo oya rwose itonde urumva igihe kizagera ndongore hari uwo mboneye se murongo cyane ariko nawe ngo cyane ndakumva wumva ibitekerezo ufite n'abahize ukavuga wowe wabasha gutereta ku buryo wajya kunereteraho we ikize ugabanye oya shaka fiyanse rwose ntabwo nzabyihangana ushobora kuba umaze kugira ikiburi nzakimera reka njyewe ufite abakobwa benshi gusa abakobwa biga bakumbaza bamubwire rero karisa uri kunyumva neza uri kunyumva ntabwo nagutumye umugore ntabwo nagutumye fiyanse oya rwose sindi umusore mubi kubona nakuteretera umukobwa ngo nyange uranyumva witondeshe none se harabura ikize kandi ikindi si wowe binyibutsa
nubura ibyo kurya uzavuge, nubura icyo wambara uzambwira, nubura ikintu icyo ari cyo cyose muri uru rugo uzabimbaza. Sundi kukibikubwira ukambwira nabi. Si birakure mbere arakubwiye ngo si cyo cya mbere. Uranyumva neza? Birakenewe. Mva mubwire rero. Genda ujye mu mirimo. Sibyo? Ibyo mirimo utangira mujyana nakubwira. Ntabyihutese. Genda imbere. Gusa nyine ubitekerezeho. Alexei, ase ko ntacyo bivugaho. Njye ntabwo namugira inama. Njye mve mu nzu yanjye. Sibyo kumbwira nibi. Biriya bintu bakosha bavuga n'ibiki. Hari n'imyuka ngo rezi imbaraga ziri mu nzu yanjye ngo nyivemo. Ngo ntibihuye. Cyangwa se mbamubwira. Aba yarabibonye. Ntabwo ajya apfa kuvuga. Kandi urabizi. Uya biriya bintu arivuga wari uhari. Siko niyo byagutangaje. Njye ntabwo nshaka mu nzu yanjye. Ese uko ubizi yatubwiye ngo iriya nzu yawe urumva hari n'izindi mbaraga. Nurese njye ndashaka kumenya hari undi muntu urusha kurusha imbaraga? Kurusha ufite ingufu? Njye ntabwo mbyumva. Arabizi nye kandi yarabibonye. Ngo ntabwo ihuri. Si uguha byose? Yes. None kuki ubu ushobora gupinga ko hari n'izindi mbaraga? Umva mubwira James niba ushaka ubuzima bwawe ko bugenda neza umvira rukosha. Alexei, reba neza niwe madamu akunda inzu iranze arayikunda. Intebe zawe se hari aho wagiye ukavoma amafaranga byose byavuye mu maboko yandi. Sara rukosha azamara n'ibindi birenze. Menya ubwenge cyangwa ubure byose. Ibaze musindanye mu nzajya mu nzu ibaze nshyize hasi. Hati bugi ba muri inzu ndabizi n'untegeka ajya ntashaka. Icyo rero ni ukizi kigendereho. Ariko se njye nanjye kumusuzugura. Ugira ibyo usuzugura neza. Alexei n'ubu ntabwo njye nzi kurukosha kuri iyi si haba hejuru haba hasi rukosha n'imyembaraga na wamurusha. None nyivemo ngo hari imyuka ngo idahuye niyo gukundira ikintu gukundira ni uko ubizi yaba hasi yaba hejuru rukosha afite imbaraga. Mwese umurusha ninde? Icyo rero niba adafite imbaraga zo kurwana aza kurwana nabyo ni aho kujyana ajyaho kandi nizeye ko byari byose atari habi kandi aho yaba habi uzamusaba n'ibindi akagushyira heza. Urumva emera urumva ugenda hakujyana. Oya none se Alexei kambwira ndakumva nukuri wongera byumva uramuganiriza ko yabiguhaye se adahari. Icyo umugore ashaka kurusha ubukana uwo mugore ni wowe ugomba kugira uko umugena. Uragenda ubimuganiriza ntabwo abyanga. Erega ntabwo ufata imyanzuro yose nari uburinganire. Ndabizi ariko umugore abandi abagore bakunda ibyiza wowe ugenda umwumvishe neza ko ugiye kumujyana muri paradiso. Urumva noneho harenze hariya gusa sanze n'umujyanye ahantu hatari ariko azaba yahavuye byarangiye azaba yahagarutse uzahambwe ko wahagurishije. Alexei umunsi uzi kunagurishije nyine kugira ngo abyumve vuba. Munsi nagurisha gute kandi twese tugomba kuhasinya? Wowe James wigiraho umwana genda ubwire umugore wowe ko hari ahantu watsunaye kumwe tumwana koko. none se uri kwibumva ibitekerezo numva ntashaka kumva. Noneho ukurikiza ibyo umugore ashaka ureka ibyo rukosha ashaka. Noneho ndebe ibyo ushaka gukora ibyo uzageraho. Menya ubwenge. Menya ubwenge. Ikibazo imyanzuro yose mfata ntabwo nayifite nabwiye madamu. Ndabizi nawe nabwo ntureke kumubwira bimubwire neza. Nibaze kuko ati madamu twimubwiye nyine ndashaka igitekerezo gipika. Ureka mubwire numva muryoshye ryoshye. Si nta kintu umubwira kijyanye n'ubyara akabyanga. Genda aho muryoshye umubwire ko ahantu mugiye kujya. Urumva ariho ushaka ko muzabyarira. Ariko se oya ngeze igitekerezo reka mbwire ko ngiye kwegera business ko kubyara naba nikuza. Reka yo kunegera business kari nyine ikora misiyo ko twimutse nyine business iri kuri twegera hafi business kuko ndamubeshya ngo ndananirwa
ako kantu nako musaza so reka dusubire mu kazi sawa ariko ako kantu ugakore ugakore sawa ndakora sawa 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 Chérie Chérie karame ndagushaka ndaje gato cyari kumamagaye nabi bimeze oya ntabwo ari nawe kumamagaye vuba kumamagaye vuba ko bigenze hari misiyo nshaka ko tujyamo ariko birasaba kondisiyo bimeze bite utambwira babaga dukora kuri kampani hari icyo bansabye kimeze bite tugomba kwimuka ngo tugomba kwimuka kandi umva kwimuka ni ibintu biri simple nta kirenze n'undi tugiye kujya mu yindi nzu nese ibyo umbwiye nibyo numvishe cyangwa numvishe ibyo barimo kuvuga hanze ese ugiye kugira intambara kwibuka ari ibintu byoroshye oya si ibintu byoroshye nise kutagira intambara of course twimuka yes reka reka oya ugiye kuyikomeza se ngo twimuke yes aya njye inzu ntabwo nayivamo ndi seri ntabwo nayivamo ku nyungu za kampani oya na business zanjye ku nyungu z'urugo yose tugiye gutura mu ishyamba ese umuntu ntaturaho yishimiye niko tugiye kwimukira muri nyungu oya ntabwo njye nava hano ariko none se okay rero impamvu mbikubwiye kubw'inyungu z'akazi bya bintu byo kusana niwe iki tugiye twegere kampani twimuke tuvanga sibyo twimuke tuve hano sana cyane rwose bamaze kubyishyiramo ko tugomba kwimuka sinabikora nta proposal yawe numvise sibyo nkeneye proposal yawe kuko nayo yumvise proposal yanjye sibyo noneho nanjye hari icyo ndakubwira rero niba ushaka ko twimuka nshaka kubikorera nanjye ibyo bikwiye ko mbona ko wigize fight bimeze bite kwimuka si ibintu nakubwira waretse nkakubwira ikindi aho nakubwira haba izi intebe haba iki byose bizasigara ngo bizasigara tuzagura ibindi bishyashya I have money wafashwe n'ibiki nafashwe n'ibiki ndakwaza nyine wafashwe n'ibiki shiri ndi muri business dusige intebe dusige reka nisekere kuko noneho bigeze kurakara ndabiretse ngo byose tubisige tugende cyangwa tuzajyana biki cyane ubwo umwanzuro wawufashe yesu nuko tugomba kuvanga cyane aha koko sana ahantu tuba tumaze gukunda koko tuhave nandi tuzakunda ariko uzi ikindi wampatirije nkomeza kukwihorera niba ushaka ko twimuka hano tugende mu cyumba nanjye niteguye gutwita